aha turi mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rubavu mu kagari ka Rutagara. Nkuko mubyumva ibyo mwumva ntabwo ari inkuba, ni amasasu yatangiye kumvikana mu gitondo cyane saa 12 nibwo urugamba rwahinanye hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za FARDC n'indi mitwe bafatanyije. Byatangiye nka saa 12. Ubona amasasu yaracyakomeje. Inzego z'umutekano hano zabahaye inama ko tubona muri hafi naho urugamba ruri kubera mu kwitwararika. Nuko ari ukwegera hirya bakegera hirya wenda rige bakirasa cyaza mu Rwanda ugasanga hari uwo kigizeho ingaruka zitari nziza cyangwa ugasanga kiramwishe. Urebye urugamba uko wumva bari kumanuka begera umujyi wa Goma, ntabwo bari gusubira inyuma, urumva ko hari kuvuga amasasu mato ya paraporo n'imbunda ziremereye ziri hari mu gitondo. Ubu rero bari kwegera imbere urebye. Hano na Goma buri hangana iki kugera bagera Goma? Ni hafi? Ni hafi cyane, nta n'ibirometero 10 birimo ngira ngo. Hano ni imbunda gusa muri kumva cyangwa hari n'indege z'intambara wenda zanyuze hano? Indege z'intambara ko twazumvaga nesha tuzazamutse ariko imwe ngo barayirasa. Muri aka gace ka Rutagara muri uyu mudugudu haratuje ku buryo abaturage ubona ko ntabwo ari benshi. Twageze abaturage batubwira ko ingabo z'u Rwanda n'izishinzwe umutekano hano babahaye amabwiriza yo kuba begeye inyuma, kuko nkuko mubyumva amasasu aravugira hafi ahangaha. Abaturage batubwira ko aha turi muri aka gace ka Rutagara ntabwo ari kure cyane n'umujyi wa Goma M23 ishaka gufata. Kugeza ubu urugamba rumaze amasaha menshi, kuva isaa 11 kugeza muri aya masaha tuvugana ya saa 6 n'ubu ruracyahinanye. Gusa abaturage bo muri aka karere bagaragaza ko cyane cyane abatuye kuri uyu murenge wa Rubavu ahari kubera aya masasu hari udusasu duke twatangiye kugwa ku butaka bw'u Rwanda, ariko bakavuga ko bizeye inzego z'umutekano w'u Rwanda ku buryo bakurikije amabwiriza zabahaye zanabijeje umutekano, ariko bakabasaba kwirundira ahantu hamwe kuko kubw'ibyago igisasu gishobora guturuka muri Kongo aho bari kurwanira kikaba cyagwa hano. Uko cyagwa hano kigahitana umuntu umwe, abaturage babwiwe ko atari zo ngaruka byagira gihitanye abantu benshi. Aha rero muri aka gace nkuko munakomeza kubyumva amasasu yo aracyavuga, ni menshi, imbunda ziremereye. Andi makuru abaturage baduhaye nuko uretse kurasana kwabayeho hari n'indege ebyiri zahanuwe. Kugeza ubu icyo nababwira nuko mu baturage nyine urabonamo ikintu cy'ubwoba, cyane cyane ko nta umenyera amasasu nta n'umenyera intambara, ariko kandi ku rundi ruhande bafite icyizere abahawe n'inzego z'umutekano w'u Rwanda ko umutekano wabo urinzwe. Ingabo zatubwiye twebwe ngo twikarume ngo nta kibazo gihari kabisa. Amasasu nuko bimeze kuva mu gitondo nuko bimeze. Ibindi ingabo zacu ziducunga umutekano ba mudugudu turi kumwe n'abayobozi turi kumwe nabo, nta kibazo dufite ntabwo badufite. Aha muri aka karere ka Rubavu cyane cyane kuri iki gice cy'umurenge wa Rubavu hari n'ikigo cya gisirikari hafi aha, ni muri metero nkeya, ku buryo izo nzego z'umutekano abasirikari aribo bari guha amabwiriza abaturage yo kureba uburyo bakwirinda bakarinda ubuzima bwabo, ku buryo abaturage batubwiye ko babonye biteguye cyane, ku buryo isaha n'isaha hagize icyaba cyangiza cyane cyane umutekano w'u Rwanda nabo biteguye gusubiza.